bumeze neza. Hanyuma hari umuntu wambajije ngo wofu ngo murana afite ikibazo cyo guhorana impumuro mbi mu kanwa, yaba yibrosheje cyangwa atibrosheje. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo bibaho ariko bishaka uburwayi. Amenyo ashobora kurwara, ishinya yawe ishobora kurwara, hashobora kuba umwanda mu kanwa, ushobora kugira ikibazo mu rwungano ngogozi bigatuma ugira mu kanwa hataba impumuro nziza nk'uko we ubishaka. Igisubizo rero ni ikihe? Ni ukwiborosa 2 ku munsi nibura, sibyo? Igihe uvuye ku meza saa sita iyo unyuguze n'amazi, nubona uko uyiborosa nabyo ubikore. 3 si icyaha, ikibi ni ukutiborosa. Hanyuma ibuka nimba wariye cyane cyane amafunguro, ibitunguru, tungurusumu, bya bintu bikunda gufata mu kanwa bikatera n'umwuka mubi. Uko byagenda kose oza amenyo yawe, sibyo? Hanyuma gerageza kunywa amazi menshi, bikore. Amazi menshi nayo arasukura. Ibyo nimba birangije, ibuka uburoso bwawe ko butarenza amezi 3. Hindura uburoso bwawe. Ikindi kintu nanone wakwibuka utakwibagirwa, amafunguro akungahaye kuri vitamine C, kubera ko iyo vitamine C ibuza bagiteri gukura. Ntabwo bya bindi byasigaye mu kanwa bikaba bishobora kuba birimo na za bagiteri zishobora gutuma mu kanwa hahumura nabi. Ya vitamine C n'ikikora izibuza gukura, sibyo? Ariko mu gihe ibyo byose ubikora neza bikanga, jya kwivuza. Nta mpamvu yo kugira impumuro mbi mu kanwa.